amen. Ashimwe. amen. Soje mu izina rya Yesu Kristo, Imana nibaho umugisha. Dushimiye Imana itugiriye icyizere muri uyu mugoroba, kandi dushimiye n'abayobozi ikoresheje. Imana nibaho umugisha. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 36 umurongo wa 4. Yesaya 36 umurongo wa 4. Iryo jambo ry'Imana tugiye kuganiraho akanya gato, hanyuma tukarisengeramo, tukagabana umugisha w'Imana muri uyu mugoroba. Imana ishimwe. Amen. Ahageze Yesaya 36 umurongo wa 4 haravuze ngo rabushake arababwira ati nimubwire Hezekiya nonaha muti umwami mukuru, umwami wa Ashuri aradutumye ngo ibyiringiro byawe ni byiringiro ki. Imana itugirire neza. Uyu mugoroba cyangwa se muri iri joro nirirwanye ijambo ry'Imana rifasha mu mutima wanjye, rivuga ngo mbese ibyiringiro byawe ni byiringiro ki. Satani ni umuriganya, njya nkunda kubivuga, kandi abantu benshi batsindwa n'uburiganya bwa Satani. Ubundi igihe kinini Satani aba ashaka ko twibeshya cyane ku byo twiringira, cyane cyane ko azi ko ibintu byose byitwa ko ari ibyo kwiringirwa nta byiringiro byabyo, ibyiringiro byabyo ari iby'ubusa. Imana nitugirire neza. Sinzi niba turi kumwe. Halo? Halo? Turakumva cyane. Iyo abantu bahari, umuntu avuze aleluya bitiriza amena. Amen. Aleluya. Amen. 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 Turi kuvuga ijambo rivuga ngo ibyiringiro byawe ni byiringiro ki. Hanyuma mu mwanya nk'uyu w'ijambo ry'Imana ujye winginga Imana ifungura umutima wawe, hanyuma ubashe kumva cyane ndibirenze ibyo nanavuga, ariko twicare twitekerezaho neza. Hari igihe abantu basenga ariko bafite n'ibindi biringiye, mu by'ukuri batiringiye Imana. Hanyuma Imana nayo akenshi ikunda kugerageza abasenga, ikabanza igakuraho ibyo biringira kugira ngo irebe ko bayiringiye. Nari mvuze ngo Satani ni umuriganya, kandi ashaka ko tubora twibeshya cyane ku byiringiro byacu, tukabikura ku Mana, inshuro nyinshi tukabishyira ku migisha Imana iba yaraduhaye. Hari igihe abantu babaho biringiye ubwenge bwabo, hari igihe abantu babaho biringiye akazi bakora, hari n'igihe umuntu avuga ngo nishaka rwose ibintu bizagenda neza, akaba ari byo yiringira. Hanyuma Satani agahora abeshya umuntu gutyo, ndetse ugasanga amaso yacu aho kuyahanga Imana nk'ibyiringiro byacu, tugahora tuyahanze cyane ibyo twita ko bitubeshejeho. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Satani abizi neza, arabizi neza ko iyo tumaze kurebesha amaso yacu ku bintu bitari ibyo kwiringirwa, aba yadushoboye. Iri joro rero ndagira ngo tuze gufatanyiriza hamwe gusenga isengesho rivuga ngo Mana dufashe kandi uduhe imbaraga zo kukwiringira by'ukuri. Iyo musoma igitabo cya Yobu, Satani amuganiraho n'Imana, Satani yeretse Imana ko Yobu yiringiye ibyo atunze, kandi impamvu akiranukira Imana biva ku byo atunze. Imana nitugirire neza. Ariko Imana ihinyuza Satani. Imana ibwira Satani ko Yobu imigisha Imana yamuhaye atariyo yiringiye, kandi atariyo imutera gukorera Imana. Satani arabihinyuza cyane kugera igihe Imana itanze ibyo twakwita ibyakwiringirwa. Inshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire mu masengesho dusenga uyu munsi wa none, twubura amaso
tuyakure ku byo turebesha amaso byitwa ko ari iby'umumaro, tuyahanga Imana, niho tuzatsinda Satani. Imana nitugirire neza. Yobu muzi byagiye bimubaho, ubutunzi buragenda, abana baragenda, inshuti zimuvaho, hanyuma umugore we nawe aramureka. Ariko Yobu hari amagambo yaravuze ngo nubwo yanyica muvuge ngo amen. amen. Sinzi niba ahantu tugeze turi kumwe mu mwuka, nimutekereze ahantu Yobu yavuze ngo niyo napfa nyiringira. Ubwo biravuze ngo nubwo ibyo uri gusengera bitakunda, yego, kuko ibyo dusengera byose ntibikunda, ariko kuba bidakunze ntibikadukureho ibyiringiro byacu ku Mana. Ijambo risa n'iriremereye cyane, kandi uretse no kuri mwe no kuri njye nuko Imana itugirire neza, kuko kurivuga byo biroroshye, ariko kuribamo ni Kristo. Ariko nibyo byiringiro nyakuri bizatugeza mu ijuru. Si uko ibyo tuzasaba byose tuzabihabwa, cyane ko hari igihe dusaba nabi kandi tuzi ko twasabye neza, kubera ko wenda twiyirije iminsi myinshi tugahamya ko twasabye neza, ariko hari igihe tuba twasabye nabi, Imana ntiduhe kuko ibyo twasabye ibona atari byo bikenewe, atari nabyo byagira umumaro. Imana nitugirire neza. Ariko nubwo ibyo uri gusaba, nubwo uko ukeneye ko ibintu byagenda atari ko byagenda, ntibikwiye kugukuraho ibyiringiro, kuko ibyo dusaba n'ibyo dukeneye si byo byiringiro byacu. Niba turi kumwe tuvuge ngo amen. 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 Haleluya. Birashoboka ko umuntu yaba ari gusaba urubyaro, ariko urubyaro ntarubone. Ariko kuba utabonye urubyaro ntabwo byari byo byiringiro byawe. Gumana ibyiringiro ku Mana. Birashoboka ko hari n'ibindi. Ubwo nari mvuze kimwe mu bintu biba bidukomereye muri ubu buzima, buriya gushaka ntubyare biragatsindwa n'Uwiteka, ariko nabyo ntibikwiye kutwambura ibyiringiro. Imana nishimwe. Ubwo nawe uhita werekeza amaso ku kintu uri gusengera cyane, nubona kidakunze umere nka Yobu. Yobu yaravuze ngo naho yanyica, aleluya, ntingarurire ubuzima, ntingarurire ibyagiye, nubwo itabisubiza nzapfa nyiringira. Nshuti z'umusaraba, ngiye kubabwira ngo kugira ngo tugere ku rwego twirukana abadayimoni b'uburyo bwose, cyane cyane abo mu bitekerezo, kuko nibo babi. Buriya abadayimoni badutsindira mu bitekerezo, imyuka mibi idutsindira mu mitekerereze yacu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga, yaravuze ngo intwaro zacu ntabwo ari nk'izo mu buryo bw'abantu, zifatanira ibitekerezwa mu mitima y'abantu tukabigomorera Kristo. Ariko urumva, ntabwo wafata ibitekerezwa mu mitima y'abantu ngo ubigomorere Kristo kandi utarafata ibyawe. Ni ukuvuga ngo iri joro tubanze dufate ibyacu. Rero ibyacu tubigomorere Kristo. Nitumara kubigomorera Kristo, ibyiringiro byacu biraba biri ku Mana. Ibyiringiro byacu ntibibe cyane ku byo dusaba. Hari ibyo tuzasaba tukabibona, ariko hari n'ibyo tuzasaba ntitubihabwe, cyane ko twasabye ibidakenewe. Iri joro Imana yo mu ijuru ikugirire neza, kandi ubwo ikugenderera nanjye ntisige, ariko ibyiringiro byacu nibigume ku Mana. Uyu mwami abaza Hezekiya, aramubaza ngo mbese ibyiringiro byawe ni byiringiro ki? Hezekiya yakozemo ibintu bibiri mu butumwa yagiye ahabwa n'uyu mwami. ngo ubwa mbere yatumye kuri Yesaya, aramubwira ngo terura amasengesho yawe usengere ubwoko bw'Imana, kuko uyu munsi ari umunsi w'umubabaro. Bivuze iki? Biravuze ngo Hezekiya yatumye kuri Yesaya gusenga, ariko we ntiyasenga. Hari abantu basengesha ariko batajya basenga. Imana itugirire neza. ngo kandi ibyo nabyo bifite umumaro wabyo, kuko Yesaya yamutumye haramuhanurira amagambo kandi y'ihumure. Ntashatse kuvuga cyane kuko si cyo ngendereye ijambo rivuga ngo ibyiringiro byacu nibigume ku Mana naho ibindi bitakunda. Uretse ko Hezekiya we ibyiringiro bye byagumye ku Mana kandi n'intsinzi arayibona.
hanyuma icyo ni icya mbere. Ni byiza ko dusengana, ni byiza ko ushaka abantu bagusengera, ibyo nta kintu bitwaye kuko n'ijambo ry'Imana rirabyemera. Pawulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo irya mbere ndakwingingira, ndagusaba cyangwa ndakwingingira kujya usengera abantu ukabasabira ukanabingingira, ngo kuko ibyo ari byo bishimwa n'Imana. Gusengerana nibyo. Ariko hari ikindi cya kabiri, ngo Ezekiya bamaze nanone kumwandikira urwandiko, noneho ntiyatumye kuri Yesaya. Haleluya. Ntabwo yamutumye, ngo ahubwo yafashe urwandiko we ubwe ku giti cye, ngo arizamukira aragenda, ngo ajya mu nzu y'Imana, urwandiko arusomera Imana yiringiye ko Imana iri kumwumva, noneho ibyo ari kuvuga atabicishije mu muhanuzi, ahubwo abyibwirira Imana diregite. Ikintu nkundira Imana rero ku bantu bayiringira, abayishakana umwete barayibona. Iyi Mana Ezekiya yazamuriye urwandiko mu rusengero atari kumwe na Yesaya, ngo yasanze Yesaya ahari, iramubwira ngo noneho haguruka ugende ubwire umugaragu wanjye Hezekiya aya magambo. Haleluya. Nshuti z'umusaraba, hari igihe abantu urumva njyewe muri ubuzima bwa gikristo nakuriye mu bihe byiza byo gusenga, yenda ne parabizi twarabanye, nakuriye mu banyamasengesho cyane, ariko ngira n'inshuti nyinshi zisenga, ariko nagiye mbona abantu ngo badashobora gusenga, ngo basengera ahantu abahanuzi batari. Kubera iki? Kubera ko ibyiringiro byabo birangirira ku bahanuzi. Iyo abahanuzi badahari bumva Imana idahari. Ariko ndagira ngo ubwire iri joro, uramutse ushyize ibyiringiro byawe ku Mana, ndagira ngo ubwire ko Imana ari iza abahanuzi b'ukuri aho bari burya si bo bazi. Adostire blairevai. Imana ishimwe. Cyangwa ukaba wumvise ijambo ry'Imana, ndumva twasenga. Cyangwa ukaba wumvise icyo Imana ivuze. Iyaba wasengaga wiringira Imana, Imana iza abahanuzi b'ukuri aho bari, kandi burya isengesho ryawe ryageze ku Mana, burya abahanuzi bakugeraho. Muri iri teraniro ndumva hari umuntu Imana ivuganye nawe. Imana nishimwe. Ibyiringiro byacu nibe ku Mana, ntibibe ku kazi dukora, ntibibe no ku mafaranga dutunze, ntibibe ku mashuri twize. Ndetse nanone shimangira iki, ibyiringiro byacu ntibibe no ku byo dusaba, ngo niba bitabonetse ngo dutakaze ibyiringiro. Ibyiringiro byacu nshuti z'umusaraba nibigume ku Mana, kandi bitinde bitebuke tuzabona intsinzi y'Imana, kuko umuririmbyi yararimbye aravuga ngo ntiyahemukira umuntu uyiringira atyo. Imana nibampere umugisha. Ndatekereza kubwo umwanya wacu tuba dufite, kumva burya kuzanwa n'ijambo rya Kristo, kandi kwizerana ko kukazanwa no kumva. Uko biri kose hari icyo umwami Yesu avuganye nawe. Iri ni ijambo ry'Imana ryuzuye umutima wanjye. Hanyuma Imana ishimye ko turisangira. Imana nibampera umugisha, reka dufatanye gusenga. Ariko ijambo ryavuze ngo ibyiringiro byawe n'ibyiringiro ki. Tekereza neza hanyuma dusengane Imana. Ntidusengere mu marangamutima, reka dusengere mu mwuka no mu kuri. Bibiliya yaravuze ngo nitumenye ukuri nibwo tuzabaturwa. Si ikibazo cyo kwishima, si ikibazo cy'uko twabwirizanya tukanezerwa gusa. Ikibazo ni ukuri. Nitumenye ukuri tuzabaturwa, kandi Satani hari ahantu atazashinga ibirenge. Ijambo ryabwize kera yamubwira ngo mbega ngo umukobwa w'Isiyoni arakuneguye, kuko n'ibirenge ntabyo uzahakandagiza. Iri ni ijambo ryari rivuye ku mutima w'Imana, kubera ko Ezekiya yiringiye Imana. Imana yacu nishimwe. Nshuti z'umusaraba, ibyiringiro byacu nibibe ku Mana. Niba hari n'ibyo usaba Imana, nubona itabiguhaye, nubona itinze kubiguha, ariko gumu yiringire, ube nkayo buvuge ngo Mana, naho ubwire Satani, umubwire ngo naho Imana itabikora nzapfa nyiringiye, naho Imana itabikora sinzabura kuyiringira. Imana nishimwe, kandi Imana nitugirire neza. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye muri iri teraniro. Uri Imana yo kwiringira, kandi ni wowe kwizerwa. Izina ryawe niryubahwe. Pawulo yandikira Timoteyo mu bice 4, Timoteyo, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo mu bice 4 umurongo wa 10, yaravuze ngo nicyo gituma turwana tukagoka.
ni uko twiringiye imana yacu, twiringiye umwami wacu Yesu Kristo ari we mukiza w'abantu bose bari mu isi. Ashyiraho ijambo rikomeye aravuga ngo ariko cyane cyane uwabizera. Aleluya, turagushimiye mwami Imana, ubereye mwiza abantu bose, ariko cyane cyane abizera. Ubereye umukiza abantu benshi, ariko cyane cyane abakwiringira n'abakwizera. Iri joro turasenze ngo ibyiringiro byacu bibe kuri wowe. Birashoboka ko hari umuntu wari ufite ibintu yiringiye ndetse akabona ko yenda bigiye no gukunda, ariko nibitanakunda azaguma kwiringiye. Iri joro dusabye imbaraga zo kurenga ibyiringirwa byose, uko byaba biri kose amaso yacu aguma gutumbire, kuko bitinde bitebuke tuzabona intsinzi yawe. Icyubahiro ni icyawe. Twirukanye imyuka mibi ya Satani, twirukanye ubuyobe buriho muri iki gihe mu izina rya Yesu Kristo. Mana y'urukundo, Mana ishobora byose, tuzakwiringira. Covid ihari tukwiringire, yagiye tuzakwiringira mwami Yesu. Ntabwo ibyiringiro byacu bigarukira ku byo turebesha amaso. Yobu yavuze amagambo arakomeye, aravuga ngo uyu mubiri wanjye numara kubora maso yanjye azareba Imana. Aravuga ngo kandi amaherezo umukiza wanjye azahagarara mu isi. Turagushimiye mwami. Birashoboka ko hano hari abantu bicaranye ubuhanuzi, baravuganye n'Imana, bakaba bari bageze mu gihe cyo gushidikanya bitewe n'ibyo bari kubona, ariko ndasenze ngo ibyiringiro byabo data bigume kuri wowe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubwo ubugenderera abana bawe nanjye ntusige. Ibyiringiro byacu mwami turashaka ko biba kuri wowe, dutsindira uburiganya bwa Satani. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Waravuze ngo ubwo utimanye umwana wawe uzabura ute kumuduhana n'ibindi byose. Narabimenye neza mwami, kandi warabimpishuriye mu ijambo ryawe. Kubwo utatwimye Yesu, nta kindi kintu wabasha kutwima. Tugumane ibyiringiro by'uko udukunda, tugumane ibyiringiro by'uko uri umubyeyi. Ibyo utaduhaye ubitwima nk'umubyeyi, kandi ibyo uduha ubiduha nk'umubyeyi uzi ibidukwiriye. Ndasenze ngo iri joro buri muntu wese mwami umugenera ubuntu bumukwiriye. Turagushimiye kuri Imana y'amahoro, none ugume kudufasha no kutugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha bana b'Imana. Murakoze cyane mwarimu. Imana